Imana ibwira Yozefu ati nzakugira umuntu ukomeye, nzagutabara, uzategeka bene so. Bene so n'ababyeyi bawe bose bazakwikubita imbere. Immediately, ako kanya bene se byo bacaho, abamukundaga byo, abamubonagamo umuntu mwiza byo bacaho, ati uyu muntu twanamugurisha. Batangira kumubonamo boro, kandi bati iki ni ikintu tukijugunye mu mwobo. Kugeza ubwo yagiye muri Egiputa gukora uburetwa, akazi ko mu rugo. Imana yamubwiye ko azaba umuntu ukomeye. Agezeyo birandura muri gereza. Ari kuzira. Ibyo byose byabaga cyangwa se byakorwaga ari ibi bikuriwe nta keza kabirimo. Bimusunika bimujyana gambe w'Imana. Muri gereza niho yatabariwe. Nzagutabara, nzakugirira neza. Mu gitondo twari utunze byo, kagare wagendagaho byo, inshuti byo, abakwanga byo, abarozi byo, mu ishuri Imana iguhaye ubwenge byo, tangira kubona zero. Stili Imana yo iracakubwira ngo nzakugirira neza. Hari ibibi duhura nabyo mu buzima bikatubabaza, bikadushengura, bikadukomagura, bikatujajanga, ariko atari ibibi ku buzima bwacu, ari byiza. Hari ugiye guhita mbaza ngo none ubwo ibyiza bimeze bite? The optimistic person babasha kuba babona inyungu ziri mu bibi kuruta kuzibona muri igihugu. Nanjye ndababaye. Ibyo bikubabaje, ibyo bigushavuje uyu munsi, n'ibyo uri kurwana nabyo uyu munsi, cyangwa ugasobanukirwa ibyiza bibirimo Imana igushakaho. Nibwo wabasha gusobanukirwa ubuzima ukanagera ku cyo ushaka kugeraho. Hari umuririmbyi wabiririmbye neza aravuga ngo iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize. Mu yandi magambo, yabashije
gusobanukirwa neza icyo ibibi yanyuzemo byari bimumariye, ariko aza kwisanga yararangije no kurira. Wirira mwana, bene ibyo gucamo, bene ibyo bibi, bene ibyo bigeragezo, Imana igufashe kubona inyungu